Tubahaye ikaze inshuti bakunzi bacu rero mu isi y'iterambere, mu isi y'ibikorwa, mu isi y'ubwiza, mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi y'iterambere. Aracyari Fabu TV nk'ibisanzwe. Rero uyu munsi turaje kugira ngo tukubwire ku rwego rwitwa daso. Daso District Administration Security Support Organ. Uru rwego rushinzwe cyangwa se rwunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano. Tugiye kuza tukubwire byinshi bigiye bitandukanye bigize uru rwego rwa daso. Karibu rero mu kumenya byinshi, turakubwira igihe daso yatangiriye, turakubwira ibikorwa daso ikora hirya no hino mu gihugu, turakubwira uburyo cyangwa se imibereho ya daso uburyo ibayeho, turakubwira uburyo abaturage babana cyangwa se uburyo daso ibana n'abaturage, turakubwira kuri sitati nshyashya yasohotse igenga urwego rwa daso, turakubwira imbogamizi cyangwa se ibyo twacukumbuye bitagenda neza daso igira nk'imbogamizi. Ni byinshi turaza kuba tukubwira. Kanda wowe subscribe, like, share na comment kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro turi kumwe, ibintu bimeze neza fresh. Gusubiza abana mu mashuri, daso rurugintambwe mu iterambere, kubakira abatishoboye, kuborosa, kubaha amafunguro n'ibindi. Daso rurugintambwe mu iterambere. Tariki ya 22 Kanama 2014 nibwo urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano daso, abakozi barwo bari binjiye mu kazi barangije amahugurwa y'amezi 3 yaberaga mu ishuri rya Police Training School rya Gishari, aho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Kaboneka Francois wayoboraga iyo minisiteri icyo gihe ariwe washoje amahugurwa y'uru rwego rwunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano daso. Abakoze ayo mahugurwa yari 2181, harimo ab'igitsina gore 229 n'abagabo 1952 bari bagiye gukora hirya no hino mu turere tugize u Rwanda. Aho guhera 2014 kugeza ubu ngubu urwego rugize daso rumaze kugira ibyiciro 7 by'abakozi bakora muri uru rwego. Mu bikorwa twaje rero kugira ngo mu gice cya kabiri tukubwire ibikorwa by'uru rwego rwa daso hirya no hino mu gihugu. Karibu rero twumve neza kandi dusobanukirwe, twunguke ubumenyi ku nzego zigiye zitandukanye twagiye tugenda tubaganiriza. Ubu munsi rero twibanze ku rwego rwa daso kubera ibikorwa tumaze iminsi tubona hirya no hino uru rwego rwa daso rukora, ari byo bimwe muza kuba mwibonera mu mavidewozi turaza kuba tubereka. Daso rurugintambwe mu iterambere. Mu bikorwa bya daso rero hirya no hino mu gihugu, daso ifatanya n'izindi nzego z'umutekano, polisi, RDF, urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu kurwanya ibikorwa biteza umutekano muke
w'abaturage mu gihugu. Daso ikora ibikorwa bitandukanye biteza imbere umuturage nko kubakira abatishoboye, nk'uko muraza kuba mubibona muri ino videwo, mu koroza abaturage batishoboye, mujya mubibona hirya no hino, mwajya mubona ibikorwa bya daso muri Gicumbi, muri Nyarugenge n'ahantu henshi hagiye hatandukanye, mu karere ka Muhanga, mu karere ka Ngororero, mu turere twinshi tugize igihugu cy'u Rwanda, mwagiye mubona ibikorwa bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Si ibyo gusa kandi daso igira uruhare mu kurwanya ruswa. Daso kandi isubiza abana bataye ishuri. Tujya tubona abana bari ku mihanda, abana b'inzererezi bari ku mihanda. Tujya tubona hari ibikorwa daso zagiye zikora, aho muraza kujya mubibona muri aya mafoto kugira ngo mwihere amaso, aho muraza kubonamo daso ziri kubakira abaturage nk'uko mubireba, nko mu karere ka Muhanga, aho abadaso bagiye kubakira abaturage ubwiherero, bagiye bubaka amazu n'ibindi bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ni byinshi daso ikora, harimo n'ibyo byo gusubiza abana bataye ishuri, kubasubiza mu mashuri, abandi bakabasubiza mu miryango, nk'abana bagiye bari mu mihanda cyangwa se bari mu mijyi bazwi ku izina rya marine. Tujya tubibona mu mujyi wa Kigali, birakorwa muri Huye, Muhanga ndetse n'utundi turere tugize igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero ni ibikorwa daso igenda ikora mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se mu iterambere ry'umuturage. Si ibyo gusa kandi daso igira uruhare mu kurwanya akarengane n'ibindi bitandukanye biteza imbere umuturage. Daso kandi igira uruhare mu iterambere ry'igihugu, harimo nko kurwanya ubucuruzi bw'akajagari, harimo ubwo bucuruzi rero butuma imisoro yiyongera mu gihugu. Buriya tuzi neza ko igihugu kidatanze imisoro, abantu batanga imisoro uko bikwiye, ibikorwa remezo bitakubakwa ngo bigerweho, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Imihanda ntishobora kubakwa, amashuri n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye. Ariko daso igira uruhare mu kwigisha abaturage mu gukora ubucuruzi bwemewe, cyangwa se mu gukora ubucuruzi bumeze neza, bwizewe kandi bugezweho, batanga imisoro kandi iza kubagarukira muri rya terambere ryabo. Ntago wacuruza ufite imodoka ujya kurangura ahantu hagiye hatandukanye, nta muhanda ufite, ubucuruzi bwawe ntibwagenda neza, ndetse n'abahaha cyangwa se mu buryo bw'ubuhahirane ntabwo byagenda neza, kuko hari ibyaba bitanoze. Ariko daso igira uruhare muri ibi bikorwa bijyanye n'iki, no kwigisha abaturage gutanga imisoro cyangwa gukora ubucuruzi bwemewe butari ubw'akajagari. Kandi daso ikindi bagira uruhare mu bikorwa byo kwimakaza isuku. Tujya tubona hirya no hino muri ibyo bikorwa bakora bijyanye no guca ubuzunguzayi, ubucuruzi buzwi nk'ubuzunguzayi, aho usanga abo bacuruza ubucuruzi bw'abazunguzayi usanga bateza umwanda ukomeye cyane. Uwo mwanda wateza indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ariko nk'uru rwego rwa daso rwishyize hamwe kugira ngo rukore ibyo ngibyo. Hagati aho rero tubabwira ko tubafitiye ibihumyo byiza cyane. Wowe ushaka guhinga ibihumyo cyangwa se kugira ubumenyi ku bijyanye no guhinga
ibihumyo. Turahari rero kugira ngo tugusobanurire, turahari kugira ngo tuguhe imirama imeze neza, kugira ngo nawe wikure mu bukene, kugira ngo nawe uhinduke umukire, wubake ikofi, ibintu bigende neza cyane, ubona amafaranga yo kwishyura abana. Abantu bakora ubwo bucuruzi buciriritse bareba videos, ushobora gukora uyu mushinga wo guhinga ibihumyo bikaguteza imbere. Ushobora kuduhamagara kuri nimero turaza gushyira kuri iki kiganiro, ushobora kuduhamagara kuri nimero ziraza kuba ziri hasi kuri description y'iyi nkuru tubagezaho. Karibu rero mu gukomeza ino nkuru tubabwira kuri uru rwego rwunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano, daso rero hirya no hino igenda ikora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, aho bakora imiganda itandukanye hirya no hino nk'uko mubireba kuri ino video. Bakora imiganda myinshi igiye itandukanye mu gihugu, bakigisha abaturage muri gahunda za leta, harimo gutanga mituweli, kubahiriza cyangwa se kwizigamira muri ejo heza, kugira ubumenyi ku bijyanye n'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye daso igenda ikora hirya no hino. Bimwe muraza kuba mubona mu mafoto muri ino video turi kubakorera. Ni byinshi daso igenda ikora, yigisha abaturage mu bijyanye no kugira isuku n'isukura, mu bijyanye no kwitabira gahunda za leta, mu bijyanye no kugira ngo umuturage asobanukirwe uburenganzira afite, kuko byagiye bigaragara aho abaturage barenganywa, ariko daso yigishije abaturage bijyanye no kugira ngo bamenye uburenganzira bubareba, kugira ngo babashe kurwanya cyangwa se kuva mu karengane bajya bahura nako. Rero urwego rwa daso rwaje kuba rwabafasha kugira ngo basobanuke, bagire uruhare mu bijyanye n'iterambere ryabo nta mbogamizi bafite. Uranyakarengane, ruswa, gusubiza abana mu mashuri, daso duhuje intambwe mu iterambere. Ikindi kandi twababwira, ushobora kwirinda indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye, ukaraba amazi meza n'isabune, wirinda icyorezo cya Marburg, wirinda icyorezo giterwa n'inyamaswa y'inkende n'ibindi byorezo bigiye bitandukanye. Karaba amazi meza n'isabune rero nk'uko mubireba rero, tukimara kubona ibikorwa byinshi daso igenda ikora hirya no hino mu gihugu, nk'ibi mureba aho abaturage batishoboye bahawe amahene menshi cyane nk'uko mubireba. Daso hirya no hino rwose zigenda zikora ibikorwa bigiye bitandukanye. Nk'ubu ngubu muri kino gihe aho dusigaye tubona ibikorwa bijyanye no kubakira ubwiherero abaturage batishoboye, harimo gusana ubutameze neza, harimo kububakira amazu, imiganda igenda ikorwa n'abaturage hirya no hino mu gihugu. Ni byinshi cyane dusanzwe tubona urwego rwunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano daso bagenda bakora hirya no hino mu gihugu. Turaje rero tubabwire ibijyanye n'imibereho y'uru rwego rugize daso. Turaje rero, karibu wowe kanda subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bikugerejeho ku gihe. Karibu rero mu muryango mugari wa FAB TV. Ni
nibyo koko, kanda subscribe ukande no kazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bikugerereho ku gihe. Nibyo koko, twaje mu gice cya kane cyo kugira ngo turebe ibijyanye n'imibereho y'uru rwego rwa daso. Mu by'ukuri nk'uko byagiye bigaragara, iyo urebye imibereho y'uru rwego rwa daso usanga itameze neza, ukurikije igihe imaze ihembwa umushahara umwe udahinduka, nk'uko byagiye bigaragara mu buryo bugiye butandukanye. Daso yagiye igaragaza kandi ibiciro ku isoko nyamuna by'iki gihe byarazamutse biri hejuru. Kandi ikindi, uru rwego rwa daso rero bakaba bagira ikibazo cyo kugira uburyo bwa taransiporo cyangwa uburyo bw'ingendo bubafasha kuzuza inshingano zabo bagiye bafite cyangwa se bakurikirana hirya no hino mu gihugu. Ikindi kandi, kudakurikiza sitati yasohotse ibagenga kandi bituma nanone batabasha guhabwa ibibagenerwa, ariko nanone ugasanga ibijyanye n'inshingano iri muri izo sitati zo bazuzuza, ariko bo ntibahabwe ibyo babasha cyangwa se ibyo bagenerwa n'iyo sitati. Ugasanga rero ari iyindi mbogamizi. Si ibyo gusa kandi, kudahabwa inguzanyo n'amabanki ihagije kubera umushahara mutoya uru rwego rwa daso bahembwa. Ugasanga umuntu agiye kuguza amafaranga banki, ugasanga baraguha nk'ibihumbi 200, ukareba ibihumbi 200 icyo wabikoramo ugasanga ntibyoroshye. Rero uru rwego rwa daso rero rujya rugira ibibazo nk'ibi. Twarabacukumburiye kugira ngo tubarebere, tumenye uburyo uru rwego ruhagaze. Nubwo rumaze kuzamuka, bagenda bitanga mu buryo bugiye butandukanye. Ubona ko uru rwego ruramutse ruzamuriwe ubushobozi, noneho ibikorwa byarwo byazamuka bikajya ku kigero gishimishije. Si ibyo gusa kandi, kudahabwa ibyo abandi bakozi ba leta byose umukozi wa leta agenerwa, hari aho byagiye bigaragara, aho urwego rwa daso bagiye bagaragaza ko batahabwa bimwe abakozi ba leta batagenerwa, cyangwa se ngo babashe guhabwa agaciro nk'ak'umukozi wa leta aba afite. Ibyo rero ni imbogamizi uru rwego rwunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano daso bagiye bagaragaza mu buryo bugiye butandukanye. Aho ugiye ukurikije mu biganiro byagiye bitambuka hirya no hino ku binyamakuru, aho bagiye baganira n'abayobozi hirya no hino, twagiye tubakusanyiriza amakuru hose hirya no hino ku buryo bwizewe. Dusanga ibi bibazo bigenda bigaragara muri uru rwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano. Ikindi kandi, guhabwa amabwiriza n'abantu benshi bagiye batandukanye y'akazi, usanga nanone kandi bagahabwa amabwiriza atandukanye, usanga nanone bibangamira aba bakozi b'urwego rwa daso. Ugasanga nka gitifu w'umurenge hatanze amabwiriza atandukanye nayo umuyobozi wa daso atanze cyangwa se ubakuriye, ugasanga bapanze ahantu kubw'ikibazo cyari gihari. Ugasanga umuyobozi w'umurenge cyangwa uwundi muyobozi mu bayobozi bagiye batandukanye, ugasanga bagiye bahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Izo akaba ari zo mbogamizi twagiye tubacukumburira kuri uru rwego rw'umutekano. Ariko mu iterambere ry'igihugu no mu cyerekezo cy'igihugu cy'u Rwanda, tuzi neza ko u Rwanda rushaka guteza imbere umuturage, kuko umuturage ajya ku isonga, ariko nanone bigahera ko bafite inshingano zo kugira ngo batoze abaturage, bibaheraho bakabasha kugira isura baha abo bayobora, cyangwa se abo baha inyigisho zo kugira ngo umuturage yivane mu bukene, umuturage agire ubuzima bwiza, umuturage ature heza kandi akurikize ibikwiriye. Nibyo
bigiye bitandukanye. Turaje rero kugira ngo tukubwire uko abaturage bafata uru rwego rwa daso hano mu gihugu, abaturage bafata cyangwa babanye n'uru rwego rwa daso. Turaje rero kugira ngo tubikubwire, wowe rero dukurikire, ukurikire, tuze kutwandikira hasi muri description, utubwire uburyo bimeze, tubwire ibyo twagufasha, tubibutsa ko iyi channel tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'ubumenyi mu ikoranabuhanga, gukoresha amaserivisi atandukanye, gufasha nk'umuturage mu bijyanye no gusaba serivisi za leta, gusaba serivisi zijyanye no kugira ubumenyi ku bijyanye no gusaba kode y'ibizamini bya provisoire, ibintu bijyanye no gufungura ama YouTube channel, Facebook, Instagram, TikTok, ibyo byose kandi bishobora kuba byakwinjiriza amafaranga ukivana mu bukene. Turaje rero kugira ngo tukubwire nuko abaturage bafata urwego rwa daso. Karibu turi kumwe. Bavuga bafite igihe abatabona aho tugeze mu iterambere, daso y'u Rwanda mu iterambere, sidukanwa n'ibiduca intege, ibitudindiza tubitera umugongo, tugaharanira umuturage yava ku isonga, daso y'u Rwanda mu iterambere. Twari tumaze kubabwira ko tuje kugira ngo tukubwire uko umuturage abanye na daso. Karibu rero. Bamwe mu baturage usanga batavuga rumwe n'urwego rwa daso kubera ko daso usanga ihurira n'abaturage mu nshingano zayo mu buryo bugiye butandukanye, harimo nko kubakebura. Usanga hari abakora ubucuruzi bw'akajagari, aribwo bakunda kwita bw'abazunguzayi cyangwa se nk'abazunguzayi. Ugasanga rero imyitwarire bagaragaza cyangwa uburyo bagaragaza daso nk'akamaro bamariye, ugasanga ntibayivuga rumwe kubera ko baba bari kubabuza gucuruza ubucuruzi butemewe kandi budindiza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi daso ihura n'abaturage bagenda bubaka mu buryo butemewe, rero ugasanga batavuga nabwo rumwe n'uru rwego kubera ko baba banga kuba batanga cyangwa se bashaka icyangombwa ngo bubake ahantu hemewe hatateza umuturage mu bijyanye n'imyuzure n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ibyo byose daso irabirwanya, ugasanga ibyaha bitandukanye n'ibindi byaha bitandukanye, kuko nanone daso ihura n'abaturage cyangwa se ituye mu baturage, yegereye abaturage, ugasanga babyita nko kubabangamira bitandukanye, nk'uko izindi nzego zindi ziba zitegereye umuturage cyane nk'uru rwego rwa daso. Inshuti bakunzi ba Fab TV, rero turakomeje, tugiye kuba twakubwira muri make kuri stati yasohotse y'urwego rwa daso. Karibu rero, turaje tukubwire ku bijyanye na stati nshya y'urwego rwa daso. Duduji intambwe mu iterambere, daso y'u Rwanda we daso, ibikorwa byawe mu iterambere, daso duji intambwe mu iterambere, kuranya akarengane, ruswa, gusubiza abana mu mashuri, daso duji intambwe mu iterambere, kubakira abatishoboye kuborosa, kubaha amafunguro n'ibindi, daso duji intambwe mu iterambere.
nibyo koko daso ngihuje intambwe mu iterambere ryabo. Nibyo koko twari tumaze kubabwira ko tugiye kubabwira bimwe mu bigize sitati nshya yasohotse igenga urwego rwa daso. Muri iyi sitati nshya rero hashize igihe hasohotse sitati nshya igenga uru rwego rwunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano daso, aho mbere sitati yabagengaga bahabwaga kontara y'imyaka 5, uwinjira muri daso akaba atarengeje cyangwa se hagati y'imyaka 25 na 35, ujya muri pansiyo cyangwa se mu kiruhuko cy'izabukuru akajya mu kiruhuko afite imyaka 50, kimwe n'ibindi byagiye bigaruka rero muri iyi sitati. Ariko ubu ngubu nk'ibyo bimwe twabahitiyemo twababwira bijyanye n'iyi sitati, ubu umudaso cyangwa se ugize urwego rwa daso asigaye afite kontara y'igihe kitazwi, imwe bakunda kuvuga ko ari sitati ya burundu. Nanone kwinjira muri uru rwego rwa daso akaba ari umusore cyangwa se inkumi itarengeje imyaka 25, naho pansiyo ikaba yarazamutse yaravuye ku myaka 50 ikaba yarageze ku myaka 55. Kandi uwinjira muri daso ni ukuba cyangwa se uwemererwa kwinjira mu rwego rwa daso ni ufite amashuri 6 yisumbuye. No guhera ku mashuri 6 yisumbuye niwe uru rwego rw'ubuyobozi cyangwa se uru rwego rwunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano rwakira ushaka kuba yakwinjira muri uru rwego rwa daso. Tubabwira ko turaza kuba tubabwira byinshi utari uzi mu tuntu n'utundi ku bijyanye n'urwego rwa daso. Karibu rero komeza udukurikire, turaza tukubwira kuri bimwe mu mbogamizi, nubwo zimwe twazivuze haruguru, izo tutakubwiye uru rwego rwa daso rujya ruhura nabyo. Dukomeje kubashimira mwebwe mukiri kumwe natwe, mukiri kuri uno muryango wa FAB TV cyangwa se kuri FAB TV, mu isi y'ubucukumbuzi, mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi yo kunguka ubumenyi bugiye butandukanye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Tubabwira ko tubibutsa ko tubafitiye ibihumyo bimeze neza cyane, tubafitiye imigina imeze neza cyane. Ushaka imigina y'ibihumyo ushobora kuba watwandikira kuri cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero iri kuri description, tukaba twayikugezaho ku buryo bworoshye, tukaba twakubwira uburyo wayibona. Abafite rero cyangwa se abashaka kwiteza imbere bafite imigina, bafata imigina y'ibihumyo, baza kuba batwandikira tukabereka rero ibihumyo. Nshuti bakunzi bacu rero, naje mbabwira ngo ndaje mbabwira imbogamizi, ko hari izo twabanje kuvuga haruguru, ariko nanone hari izindi mbogamizi. Daso rero ikaba ikunda kuba igaragaza ko hari ikibazo kijyanye no guhaha, aho wumva bagenda bavuga ko bashaka ko baba babashyira mu isoko rya soko rya RDF cyangwa se ry'igisirikare, nabo bakabasha guhaha ku buryo buborohereye, bikabafasha mu bijyanye n'imibereho yabo. Ikindi kandi daso ikunda kugira imbogamizi nk'uko bagenda babivuga, yo kutagira ibikoresho nk'izindi nzego, ibikoresho bya siporo n'ibindi bikoresho nk'uko abandi dusanzwe tubona, RDF, polisi n'abandi bagenda bagira amakoti agiye atandukanye, amashashi y'imvura n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Ugasanga rero ngo daso igaragaza ko ifite ikibazo cy'ibikoresho bidahagije
bijyanye no kubafasha mu nshingano zabo. Haracyari Fab TV rero nk'ibisanzwe, ntugende udakanze subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ubona inkuru zacu zikugerereho ku gihe kandi umunsi ku munsi. Tanga ibitekerezo hasi utubwire uko wumvishije iyi nkuru, tubwire mu nkuru twagiye tubagezaho zigiye zitandukanye. Ujye utanga ibitekerezo, uduhamagare muri nimero tuba twashyizeho kuri description, tubwire uko bimeze, tubwire ibyo wifuza ko twakwereka, kuko urubuga rero duhuriraho twigiraho ibintu bigiye bitandukanye, ubumenyi bwo kwiteza imbere, amakuru yo hirya no hino, ariko kandi tukamenya ibijyanye n'ikoranabuhanga ku buryo bucukumbuye utaruzi. Yari Fab TV nk'ibisanzwe rero, mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi igezweho, mu isi y'iterambere, mu isi y'amafaranga, mu isi y'ubuzima buzira umuze, ndabwira ko ushobora kwirinda icyorezo cya Marburg ukaraba neza isabune n'amazi meza, ukirinda iki cyorezo. Yari Fab TV nk'ibisanzwe, ciao ciao.